Tuyikaze muri iki kiganiro. Imbaraga za nyazo cyangwa se abafite imbaraga za nyazo ntibasakuza kubera ko imbaraga zabo zirivugira. Izo mbaraga zirategeka nta nduru kandi nta n'ijambo rivuzwe, kandi ibikorwa bigakorwa muri ino simbi cyane rwose yuzuyemo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Abantu bakomeye cyangwa se abantu babi nanone ntabwo ari babandi basakuza habe namba, ni babandi bicecekera. Birumvikana cyane ko buriya nubona umuntu ufite urusaku cyangwa se urusaku rwarenze, uwo ntakagutera umwanya, ntakaje kandi anagutera ubwoba, uzatinye wa wundi utavuga. Abantu babaswa cyangwa se abantu bakora ibintu nabo ubwabo batatekereje barimo barakora bya bindi by'abantu bacecetse, barasakuza cyane rwose, ariko ba nyiri kubitangiza cyangwa se ba nyiri kubitegura bo baba bicecekeye rwose, mu gihe abandi barimo barasakuza ngo baba babaje cyangwa se barimo barashira akababaro kabo hanze. Abanyabwenge ntago bazigera bakwereka ko banababaye kubera ko baba barimo barapanga indi ntambwe bagiye kuba batera, kandi iyo ntambwe bakayipanga bitonze ndetse kandi biteguye cyane rwose, ku buryo batateguye cyane rwose, ku buryo batazigera bahusha intego. Bivuze ko bataka rimwe ndetse bakatakira rimwe. Aba bantu rero baba bacecetse kandi batagira induru, ni abantu bategura buri kimwe cyose bagiye kuba bakora cyangwa se bavuga. Baba barimo barabireba bareba uburyo bikorwa, hanyuma bavuga bati turagiye, bagenda bagiye kandi there is no returning back. Aba bantu baritegereza cyane rwose, bakaba ari intambwe bagiye gutera. Ni abantu baba bazi umukino mbere y'uko umukino uri buze kuba watangira. Iyo avuze ngo aragiye, ntabwo agenda kugira ngo agaragare mu mukino, ahubwo agenda azi neza ko umukino agomba kuba yawudominatinga cyangwa se akaba uwa mbere mu ba mbere, kubera ko aba yarabonye alternatives, abazi buri kimwe cyose kizamufasha kuba uwa mbere muri uwo mukino. Umuntu rero usakuza uvuze induru cyane ntukamutinye cyane, kuko uko abarerekana ubwoba bwiwe aho buri, ndetse kandi akwereka neza ko afite ubwoba bw'ibyo bintu arimo. Umuntu wese rero usakuza, umuntu ugira amagambo menshi, yerekana imbaraga ziwe nkeya cyane rwose zikaja hanze abantu bakazibona. Ariko wa wundi winjira mu cyumba, mood yose iri mu cyumba igahinduka, uwo niwe muntu ahubwo ukwiye kumenya nanone kandi ukitondera cyane. Iyo uri wa muntu utagikeneye kwiyerekana cyangwa se utagikeneye ko abantu bakubona mu buryo babishakamo, cyangwa se utagikeneye icyubahiro cy'abantu, utangira kugenda mu buryo butandukanye nubwo wagendagamo. Imitekerereze yawe, imivugire yawe, imigendere yawe byose bihinduka ibyiza. Ahangaha ntago uzajya uvuga gutyo gusa, oya, ahubwo uzaceceka uvuga ijambo rimwe, ariko ijambo rimwe uvuze rihindure buri kimwe cyose n'uburyo kigaragara. Nta gihe umuntu arakubwira ijambo ukibaza uti ese uyu muntu umbwira ijambo yakora ikintu kingana gite? Mbega ijambo akubwiye igasigara cyangwa se rigatuma usigara wibaza ku bitekerezo byawe ikiri buze kuba cyakurikira. Ibi rero kubigira biri buze kuba byagufasha kugira control, ndetse kandi bigufashe nanone kubaka cyangwa se gutera intambwe zirindwi kandi zikomeye cyane. Ni nyuma y'uko uri buze kuba wageraho ugiye, byumvikane neza ko buri kimwe cyose uba ukizi kuba wakibarizwamo. Imbaraga za kumenya iby'indani muri wowe ukamenya kubicunga, mu gihe ibyo hanze cyangwa se abandi bo urusaku rubishe. Nukumva ndetse ugasobanukirwa neza ko buriya imbaraga za nyazo ntago ari za mbaraga ubona ziri ku muvuduko cyangwa se ubona neza ko ziri mu za mbere, uye rwose. Iyo umaze kumva ndetse ugasobanukirwa ko buri wese wiruka atari ko aba afite icyerekezo cy'aho agiye, icyo gihe utangira kwiga gushaka icyerekezo kuruta uko uri buze kuba wakwiruka. Kabone nubwo wakererwa bikagaragara nkaho utari ku muvuduko, ariko urimo urashaka icyerekezo. Bizatandukana cyane rwose na wa wundi urimo uriruka cyane ariko atazi ndetse nta n'icyerekezo afite cy'aho agiye, kubera ko azayoba. Mu gihe wowe uzahaguruka ugenda uzi ugiye kuruta uko wa wundi yirukanse ntaho azi yagiye. Aba ni abantu udakwiye kuba wamenyera, kuko bana abantu bareka ikintu kita karma, bazi ikintu kitwa karma, bikayobora intambwe zabo, kandi intambwe zabo zose byumvikane cyane ni wa wundi uzasakuriza mu buryo bukomeye cyane, hanyuma we akakwereka ko rwose gusakuza kwawe abihandurisha gutura akureke. Icyo gihe rero kugira ngo ube uwo muntu bigusaba kumenya neza ndetse kandi ugasobanukirwa neza ko umuntu w'imbaraga mu cyumba ntago ari wa wundi urasakuza. Nubwo wa muntu w'umunyembaraga ni wa wundi muri buze kuba mwasakuza akicecekera rwose, mwese mukibaza icyo arimo aratekereza. Icyo gihe rero ntabwo uwo muntu aba arimo arabasuzugura, ahubwo uwo muntu abazi gukontorora imbaraga, abazi gukontorora amagambo ye n'ibyo ari buze kuba yavuga. Ntuzigera wishimira kugaragara muri society nkaho uri umuntu ugira amagambo menshi cyangwa se ubwejagura cyangwa se usakuza. Iyo rero umaze kuba uwo muntu rwose, ntabwo uri umuntu uzigera ubasaba kugira ngo bakubahe, ahubwo bo ubwabo nta numwe muri bo uzigera atinyuka kuba yagutestinga cyangwa se gutinyuka kuba yakumva neza ko agomba kuba yajya mu rugamba nawe, cyangwa se azigera kumenyera habe namba. Amakimbirane yose arimo arageramo
buriya mbere ikintu cyitwa ukuri kiba kiri aho ngaho, ariko nanone kumenya uburyo ki uri buze kuba wavuga ukuri ndetse no kumenya uburyo ki uri buze kuba wakontorora uko kuri kugira ngo kumvikane nacyo ni ikindi. Buriya ingamba zose uzajya ubona ntago zitangirira abantu barwana, ndetse no kumenya uburyo ki uri buze kuba wakontorora uko kuri kugira ngo kumvikane nacyo ni ikindi. Buriya ingamba zose uzajya ubona ntago zitangirira abantu barwana, ahubwo zitangirira ku kintu cyitwa inkuru babwiwe cyangwa se ibintu bazi, byaba ari byo cyangwa se byaba ari kinyoma, ariko nyine bigatangira ari izo nkuru zitumye barwana. Isura y'abantu runaka cyangwa se ya sosiyete runaka abantu bashizwe mu mutwe, cyangwa se nanone inkuru babwiwe, izo nkuru nizo zituma abantu bafata imbunda bakicana, abandi bagafata ibyuma bakicana. Machiavelli yahise abyumva ndetse arabisobanukirwa, aravuga ati buriya abantu kugira ngo bakore ntago bagendera kuri facts z'ibintu bihari, ahubwo abantu kugira ngo bakore bagendera ku kintu cyitwa appearance, imigaragarire cyangwa se ikigaragara, nicyo gituma abantu bakora. Yahise avuga ati buriya umugabo acirwa imanza cyangwa se umugabo amutekereza bigendeye ku buryo agaragara kuruta uko afite imbaraga cyangwa se ubutunzi bwiwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzajya usanga hari abo bitiranya kuba bari abakene kandi ari abaherwe, mu gihe hari abandi b'abafonkisiyoneri bakorera abo baherwe bitwa abaherwe, ariko mu by'ukuri batari abaherwe kubona, ariko muri ba bandi bakubonye cyangwa se benshi ni bake bazagusobanukirwa. Iyo niyo mpamvu ikomeye cyane itegeko ryo kugira ngo ubeho neza no kugira ngo ubane n'abantu byoroshye cyane rwose, banza wikontorore, ukontorore ibitekerezo byawe ndetse n'ibintu byawe. Numara kubikontorora ube muri under control yawe, ibyawe ntibizigera bikugora kubikontorora, wamenye kubikontorora ibyawe. Iyo ugaragara hanze nk'umuntu ukomeye, nk'umuntu ufite imbaraga zose z'umurengera bisaba kugira ngo ukore igikwiye, abandi bantu uko bakubona rwose ntago bazigera rwose batinyuka kuba bakumenyera, kuko ugaragara nk'umunyambaraga kabone n'ubwo utari umunyembaraga. Uko kugutinya rero niko kuri buze kuba kwakomeza kwakugira umugabo, kabone nubwo ntacyo waba ufite. Uzakora byinshi kandi bikomeye cyane bitandukanye cyane na wa wundi usakuza ubwijagura, bazamenya ibyo byose nyine baba bazi ko akomeye cyangwa se adakomeye. Please be careful, witonde. Hari itandukaniro buriya rero rikomeye cyane gukontororwa n'abandi cyangwa se gukontorora abandi. Rero iyo wamaze kumenya ko ubuzima bwawe buri muri in control yawe cyangwa se buri mu biganza byawe, uko ubugenza uko byawe, uko ubugenza uko abandi babibona byose bigenwa nawe, icyo gihe byose biba bihinduye isura. Aba bantu bameze batya bari karume ni ba bandi rwose bazakomeza kuba bahari cyangwa se bazakomeza kuba batuje, mu gihe abandi bapanise cyangwa se mu gihe abandi bafite ubwoba bukomeye cyane bwabariye bwabamaze. Bazaseka mu gihe urimo urabatera ubwoba, ntago bazigera bakureka cyangwa se ntago bazigera bakuvangira amagambo yawe urimo urababwira, urimo urabatera ubwoba. Bazakureka wive inyuma rwose, wivuge uvuge, hanyuma nurangiza kuvuga rimwe na rimwe bakubwira ijambo rimwe wikomereze. Kubera iki? Buriya umwanzi utazigera gutera ubwoba ni umwanzi ukubwira ati nzagutera, kandi akubwira uburyo azagutera. Ni wa mwanzi ukubwira imigambi ye yose, uwo nguwo rwose ntazigera gutera ubwoba habe namba, kubera ko nyine wari wiki cyane. Nta muhanga uzigera ajya kugutera wakubwire ko azagutera. Ibyo bikorwa n'ibigwari cyangwa se abatinya urugamba. Akenshi cyane wa muntu utuje niyo umuteye cyangwa se wa wundi muri muravuga, iyo atinyitse kuba yamutera usanga urugamba rurimo rurakontororwa na wa wundi yabona ndi gukontororwa. Bimeze bite? Ikibuga kikagucuramiraho rwose. Kubera iki? Wazize ivuze uzatinya wa muntu utagize icyo akubwiye cyangwa se utagize icyo gusangiza, kuko uwo nguwo niwe mubi. Iyo uri umuntu rero ugaragara nkaho wabaswe n'amarangamutima, ukareactinga kuri buri kimwe cyose, buri jambo ryose ugomba kuba warivuga, mbega ukitwara nk'umuswa kandi wagakwiye kuba umunyabwenge. Ndakubwiza ukuri kabone nubwo waba uri mukuri, uko kuri kwawe ntago kuzigera kugutabara, kubera ko ukuri nako gukora iyo wabaye umunyabwenge, iyo wabaye umuswa. Ukuri nako kuragenda kukakwihurira kukaguta, kuko ukuri nako kugusaba gutekereza ukamenya bya nyabyo n'igihe bya nyabyo byo kubivugira. Amagambo make cyane rwose, ntago ijambo ryose rikwiye kuba ryavugwa. Ibi bizatandukana cyane rwose na wa muntu uri pose uvuga ikintu gikwiye, ariko nanone kandi akamenya uburyo akwiye kukivuga, gutanga ubusobanuro mu buryo butuje cyane rwose, kandi nanone akavuga amagambo make cyane, kandi ukabona ko ari pose nanone, kandi bikagendana nuko bakuzi neza ko utari igihubutsi. Niba umeze gutyo ndakubwiza ukuri ko rwose niki nkaho ari ukuri, abantu bakakizera gutyo. Kubera iki? Hari indi sura wubatse mu bantu. Icyo gihe rero uwo muntu umeze gutyo ntabwo icyo gihe arimo abarabesha cyangwa se ngo wumve neza ko ari umunyakinyoma, oya. Ahubwo uwo muntu umeze atyo yamaze gusobanukirwa imibereho n'imigendere y'isi, kuko imigendere y'isi ifavoringa cyangwa se iha amahirwe ba bandi bamaze kuba rwose bakwimenya. Iyo utarimenya isi irakumenya, kwabanza ukimenya, wazimenya ukaba wagaruka mu murongo. Ntabwo aba ari ngombwa ko uba umunyambaraga cyangwa se kuruta uwo muhanganye, cyangwa se kuba ufite imbaraga nyinshi kuruta uwo muhanganye, oya.
ahubwo icy'ingenzi cyane ni ukugaragara nk'aho uri umuntu udakwiye kuba wakisukirwa, nta mbaraga ufite, nta n'ibikoresho yewe ufite, uri n'umunyantege nke cyane rwose. Ariko kuba uri umunyantege nke cyane nta n'umwe ubizi, mbega abantu barakubona gutyo, ntago bazi ko ufite imbaraga nke, ntago bazi ko wenda ufite n'imbaraga, nta nubwo bazi ko ufite n'ibikoresho. Ariko ikibazo kimwe nuko uyu muntu nimutera icyo yaba abitse, icyazi niki agapfundikiye gateye amatsiko. Rero ako ngako niko kagutabara, kubera ko waki agapfundikiye gateye amatsiko. Rero ako ngako niko kagutabara, kubera ko wundi uvuga cyangwa se wundi ufite induru n'ibikoresho abavuga ati najyayo ariko akambagira ibisiga, ese nabandwana niki? Ibyo bikagutabara. Rero be careful, gabanya amagambo, bareke basakuze, bareke bavuze induru, ariko nujya kubasubiza ubasubiza ijambo rimwe gusa, ariko nanone kandi iryo jambo ryavuye mu magambo bavuze. Mwisi abantu benshi batiyizi ndetse kandi bavugagura cyane, babandi bamenye neza ko bagomba rwose kwimastaringa cyangwa se bagomba kwikontorora, bagaragara nk'utumana mutumana yabo ngabo batiyizi. Impamvu nuko iyo umaze kuba wakontorora uburyo cy'abantu bakubona, nanone kandi ukontorora uburyo bagomba kuba bagufata. Rero icyo nicyo kintu cy'ingenzi kandi gikomeye cyane kuruta indi mpamvu cyangwa se kuruta indi ntwaro iyo ari yo yose, kubera ko niwitegereza abantu bakunda abantu bameze batyo, abantu bakunda abantu batuje, abantu bakunda abantu bafite ibintu byabo babigize private, bitazwi na buri wese, bitazwi na buri umwe. Niyo mpamvu buri cyose ikintu cyitwa personal privacy ari ikintu cy'ingenzi, ari ikintu cy'ingenzi. Amakimbirane nakomeza kuba yafata umwanya, ukabona bikomeje kuba byajamo mbere cyangwa se bikomeje kuba byakara, ugiye wumva neza ko icyo gihe ari umukino ugiye kuba wakinwa, kandi nanone ugakinwa n'abahanga. Nutitonda benshi cyane rwose uri buze kuba wabasiga hanze. Nanone abanyabwenge bazamenya uburyo bawitwaramo uwo mukino, ntuzigere ubasiga hanze. Abo ni abantu b'abahanga cyane, kuko iyo bagukunze bakumva neza ko bagufitiye faveri, ariko bakabona neza ko urimo uravugagura, ntabwo bazakubwira bati gabanya amagambo, oya, ahubwo bazakuzana hafi yabo rwose, bakwereke inzira za buri kimwe cyose, bakubwira uburyo bigenda, cyangwa se nanone ubibone barimo barabikora. Ndakubwiza ukuri ko iyo wabanye n'umuntu nk'uwo nguwo w'umuhanga uzi gukontorora ibyiyumvire cyangwa se imigendekere y'abantu, nawe ubwawe mu gihe gito cyane rwose amagambo urayagabanya, nawe ugatangira kugenza nkabo. Ariko ibyo bibantu ku bantu bakunze gusa, iyo batagukunze barakureka nyine ugapfa urupfuye. Aba ni abantu b'abahanga cyane rwose, baba bazi neza ko bishoboka cyane rwose ko udashobora kuba wavana umwanzi hafi yawe, cyangwa se nanone bishoboka cyane rwose ko ushobora gushiraho defensive measures cyangwa se ingamba z'ubwirinzi, uburyo umwanzi ushobora kumusunikira kure, uburyo atazashobora kugutera byoroheje. Ariko ibyo byose bizakora mu gihe nanone wisobanukiwe, cyangwa se mu gihe uzi neza imikontororere yawe n'imitegekere yawe ku bintu runaka. Aba ni abantu bagusunikira cyangwa se basunikira abantu barimo barabarwanya mu kintu cyo gutuma abantu batari buze kuba babaha ibyo bakeneye, cyangwa se batari buze kuba babumva, kubera ko ni abantu baba bazwi neza ko ari abantu bacecetse cyane rwose, bavuga make. Rero nubwo yakora amakosa, hari igihe ayo makosa atagaragara nkaho ari amakosa, ahubwo wowe urimo uravuga ko ari amakosa, ugahabwa urw'amenyo, ugahabwa inkwenene. Ariko se buriya hari n'ingaruka nyinshi cyane zo kuba mu kivunge rimwe na rimwe. Nanone uri umuntu uvuga cyane, uvugagura, kuko rimwe na rimwe usanga urimo urasaporta cyangwa se urimo uremera byinshi cyane rwose kugira ngo ugaragare nk'abandi, cyangwa se kugira ngo wisange mu mubare nk'abandi. Ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo bitari buze kuba byagufavoriza, iyi niyo defo rero abantu bavugagura cyane bagira. Buriya iyo wita ku makimbirane y'abandi, bigeraho ukibagirwa ibyawe bikuraje ishinga, cyangwa se ukibagirwa ibyawe akaba ari byo uri buze gushira inyuma y'abandi, kandi ibyawe nibyo bifite agaciro, nibyo bifite umumaro kuruta iby'abandi. Abantu bavugagura rero cyane buriya barema ingamba badakwiye kuba barema. Amagambo yabo kubera kuvugagura cyane, ushiduka wavuze ibyo udakwiye kuba wavuga, ugashiduka wisamye wasandaye, kandi ibyo uvuze bigahita bizamura ikintu cyitwa umwuka mubi mu bantu. Rero uwo mwuka mubi nta kindi ukora, nanone uhita utangira kuzana nanone ibindi bintu bibi, ingamba, imitekerereze itari myiza, ugahangana n'ibyo utagakwiye kuba wahangana nabyo. Bigendeye kuki? Akanwa kawe, akarimi kawe. Hari abantu baba bazi neza kudasigira amahitamo ayo ari yo yose umwanzi akagutera, ariko nanone yagutera akaba nta mahitamo yandi afite usibye kuba yatsindwa, usibye kubera ko ibyo ugomba kuba wamukorera byose urabizi. Nanone uwo muntu impamvu aba agutsinze suko ari umuhanga cyane rwose, oya, ahubwo nuko we tekinike ze zo kurwana yazigize ubwiru cyane rwose, ntago zizi mu gihe izawe kubera kuvugagura cyane rwose wazishize hanze. Iyo bimeze gutyo rero, gutsinda ntago ari wa wundi uri buze kuba yatsinda cyangwa se ugira victory nkaho ari wa wundi ugaragara nkaho afite victory, ahubwo uzatsinda n'uzafata wa mwuka wa makimbirane, kwa kundi amakimbirane ameze, kwa kundi abantu bameze, agahita rwose abitransforminga cyangwa se agahita
guhita bihinduramo ikindi kintu akabihindura rwose kujya ku ruhande rwiwe. Ibi niko bigenda mu ngamba zimwe na zimwe, ugasanga umuntu umwe arimo ararwana cyangwa se afite ukuri gukomeye cyane cyangwa se ararwanira ukuri, ariko kubera umunwa we ndetse no kutamenya gukontorora amagambo yiwe, wa wundi urimo uramurwanya agiye kuba yamutsinda kuko yasobanukiwe rwose icyo twita gufavoriza cyangwa se gufatirana situation. Iyi si dutuyemo rero kugira ngo ubane n'abantu nanone kandi ukureho abantu ibyo ushaka, no kugaragara nkaho uri harmless cyangwa se ugaragara nkaho uri umuntu mwiza, ukagaragara uri umuntu mwiza, ukagaragara neza nkaho umuntu runaka ari we wakwiyenjejeho, naho ubundi wowe ntari biryawe. Buriya kuba umunyantege nke utari n'umunyabwenge ni icyago gikomeye cyane rwose. Bigaragara ko uri umunyantege nke ndetse kandi uri umunyabwenge, icyo gihe uzarwana. Kutagaragara nkaho uri umunyantege nke nicyo gihe rero uba waramenye ndetse kandi ugasobanukirwa ikintu cyitwa guhindura icyerekezo cyangwa se guhindura ibyo abantu bakubonaho n'uburyo bagutekereza. Icyo gihe urareka umwanzi wawe agatuza rwose, akiva inyuma, agasakuza, akabwijagura cyane, akagutondagira yewe mu magambo, ariko wowe ukicecekera, kubera ko mu kuvuga niho ugaragarira, niho ufungura strategy yawe, hanyuma ubundi ukanerekana uburyo inkuta zawe zose zimeze, aho umuntu yahera kugira ngo agushyire hasi. Abantu rero baba batuje ujye ubitondera cyane, kuko iyo batatse bataka banatatse rwose. Machiavelli yaravuze ati buriya niba ushaka kuba watsinda urugamba rwose, ugomba kuba wa muntu ukomeye cyane ku buryo yakwangiza ibintu runaka, cyangwa se ibintu niyo wabyangiza nyine bikarangira bigapfa, ariko nanone ukagira n'ubundi bwenge bwo kuba wahindura imitekerereze y'abantu, ukababesha ntibigaragare ko ari wowe wabyangije, ahubwo bikagenda kuri wa wundi uvugagura cyane rwose, ufite amagambo menshi. Abantu bacecetse ni abahanga cyane rwose, kuko batuma uba wumva neza ko watsinze. Nibitegereza mu kazi kawe, abantu bacecetse rimwe na rimwe hari igihe ubona batazigera bakubyarya cyangwa se batazigera bayobora nyine, kuko ese koko bamuha akazi yayobora bigendeye kuki? Ariko uwo muntu rimwe na rimwe ntukamwibesheho, kuko akoresha strategy we kugira ngo wowe ubwawe umenye neza ko watsinze. Hanyuma rero iyo umaze kumenya neza ko watsinze cyangwa se ukamenya neza ko umwanzi wawe nta kintu kinini azigera gukuraho, nawe uhita uyoboka inzira zawe cyangwa se utangira kuba ubwirinzi bwawe wabushira hasi, kubera kuvuga uti none se umuntu umeze utya yatinyuka no kunyataka. Icyo gihe rero uhita ukuza ubugoryi muri wowe n'ubucucu muri wowe, hanyuma ubwo bucucu wikujijemo ugahita bukugira impumyi. Iyo umaze kuba rero waba impumyi utarimo kubona ikintu, uwo muntu nicyo gihe agutera kandi akagutera akakurangiza. Uzitondere buriya rero umuntu urimo ugashaka gutsinda ariko akoresheje ikintu cyitwa silence timing, kugutega igihe cyanyacyo ariko nanone yicecekeye. Mbega ni bya bintu cyangwa se hahandi ukomeye uwo ari we wese atazi, undi akahamenya ariko agatuza agaceceka, akazagusangayo cyangwa se akazagufatira aho hantu. Bitandukanye cyane rwose nuko wowe uri bwitere hejuru ukavuga uti ndakuzi ukora ibi ngibi, ejo bundi ntiwariri ererere, ugasanga nyine urimo uramubwira amakosa yiwe yose, kandi uko yamubwira ari bushaka uburyo cyayahindura, ariko we arayazi rwose amakosa yawe, azi n'ibyo ukora byinshi cyane rwose, ariko ntajya abivuga kubera ko azi igihe cyanyacyo cyo kubikoresha, akagutsinsura cyangwa se agahita agushyira hasi byihuse. Abantu rero bacecetse ni abahanga cyane, kuko iyo bashaka kukwataka neza bakwereka ko ari abanyantege nke cyane rwose, ndetse kandi bakanakwereka ko ahubwo ntacyo bavuze imbere yawe. Iyo amaze kukwitegura neza, yigira umuntu udafatitse, yigira umuntu mubi cyane rwose, yigira umuntu w'umunyantege nke. Yamara kugira umuntu w'umunyantege nkeya, wowe ukumva neza ko ari cyo gihe cyiza cyo kwataka, wakumva neza ko nta kintu na kimwe azigera akora. Icyo gihe rero wumvishe neza ko nta kintu na kimwe azigera akora, cyangwa se igihe wumvishe neza ko ari umuntu uri aho ngaho uciriritse, uri cheap, nibwo ahita kwataka. Icyo gihe uba waramuciye amazi, icyo gihe uba wumva neza ko yankoraho ikisuri yawe ari aho nyine ntacyo amaze, ntacyo yankora, agahita kwataka. Kandi yakwatatse dia birangira, cyangwa se irangira ryawe naho ritangirira. Rero abantu bacecetse iyo bakwatatse bakwataka ku buryo wowe ubwawe kwimenya bitari buze kuba byakorohera, handi ubufasha bwose utari buze kuba wabona, kuko ntibyakunda nyine. Abantu baciriritse rimwe na rimwe, cyangwa se abantu bacecetse rimwe na rimwe iyo baguteye, rimwe na rimwe ntabwo umenya ngo intambara yateye. Wowe icyo kubona ubona bakugezeho nta n'imyagamburiro, ubona bakugabyeho igitero kiri seriye cyaka, uhajya kumva abantu binjiye ubwami bwawe, cyangwa se abantu baguteye bakugose bakuri hejuru. Nta kindi kintu na kimwe uri buze kuba wakora, ntabwo uri gufata intwaro ngo barwanye, never. Rero niko abantu bacecetse bameze, bakakoreka ukibaransa, ugakora ibyo ugomba gukora byose, ukumva neza kuri gitangaza, ariko mu by'ukuri iyo baguteye ntunamenye igihe bakugereyeho, barakureka ukabamenyera rwose, ahubwo uko bamenyera cyane rwose bakagenda bakwereka kuri murabaca intege nanone, kandi ukumva kuri gitangaza, ukavuga uti aba bantu narabahamije rwose, nta na kimwe bakora, nta na kimwe bankora, ubu rwose aha turi. Mbega wenda usibye kwakira nyine ko batsinzwe nta kindi.
hanyuma uko ugenda wongera imbaraga bakagaragara nk'aho ari abanyantege nke, atari uko ari abanyantege nke, ahubwo ari uko bazi igihe cya nyacyo cyo kwatakira, kandi barakureka ukumva neza ko rwose urimo uratsinda, rwose ukumva neza kuri igihangange, ukumva neza ko ibintu ari byiza, ndetse kandi ibintu ari biri under control yawe, ariko mu by'ukuri bitarigeze biba under control yawe, ahubwo ari cya kindi nyine ari strategy zabo bakoresha kugira ngo nanone bakomeze bakurwanye utabizi. Ibyo rero nta kintu na kimwe cyangwa se nta kibazo na kimwe, kuko birashoboka ko wabyihangana, ndetse kandi hari uburyo wabigenzamo. Abantu bacecetse nk'abo ngabo baba bafite ibanga ryabo, bakwataka ku buryo utazigera wongera kuba wabatera. Mbega iyo bakwatatse bakurangije, ntago bakora ikosa ryo kuguha ubw'inyagamburiro namba, ntago bakora ikosa ryo kuzigera ugira andi mahirwe ya kabiri cyangwa second chance yo kuba wagira icyo ukora, kubera ko ntago bishoboka, nta nubwo byakunda habe namba. Baba bazi neza ko niba bagiye kuba bakwica umwanzi bagomba kumwica, kandi bya nyabyo. Waba uzi impamvu batakubwira impuhwe cyangwa se ngo bakugirire impuhwe cyangwa se ngo bagire icyo bari buze kuba bagusigariza, nuko uba warabagize umwanzi, kandi umwanzi wateye igikomere niwe mubi cyane rwose kuruta wa wundi wica ukamukuraho amagambo yawe, ibikorwa byawe rimwe na rimwe byo kwidarapa bimutera ibikomere kandi byinshi cyane. Rero ukagira umwanzi ufite ibikomere ukamureka akabaho, icyo gihe uba ufite ikosa rikomeye cyane, kuko uwo mwanzi ntabwo azigera kureka kubaho, nagutera we ntazaguha andi mahirwe yo kugira ngo uzamutere habe namba. Uburyo bwiza bwo kurimbura umwanzi wawe rero ni uko utamusigira inzira iyo ari yo yose izamwerekeza ku mbaraga zindi. Oya, mukorera ibintu ku buryo imbaraga zisezeraho nyine birangiye ibibazo, ibintu bikomeye cyane yakunyujijemo ntazongere kubikunyuzamo bundi. Ibi ngibi ushobora kumva neza ko abantu bacecetse nyine bikunda cyane rwose kubera iki batekereza gutyo. Oya, ni ku isi iteye, ni ku isi imeze, ni kubaho iyo ujenjetse ntabwo abandi bakujenjekera cyangwa se isi. Bivuze neza ko ugomba kubaho byuzuye kandi ugakora nk'ibyo abandi bakora, ukagira ubwenge. Nutagira ubwenge ntabwo bizigera bikunda. Iyi si rero buri kimwe cyose kibaho, guceceka, kuvuga byose bigira ingaruka. Izo ngaruka ahubwo witeguye gute kuzakira, cyangwa se witeguye kuzakira gute? Ese nuhitamo inzira yo kuvuga, iyo nzira yo ubwayo izakugeza he? Ese iyo izangiza nzabasha kuba nahikura? Niba rero wumva neza ko wahikura, it's okay, umuhanda rwose uraharuye, komeza ugende. Ariko niba wumva ko rwose utahikura, uburetse gato kugenda, aba bantu barakurimbura rwose, bakanarimbura imitekerereze y'abandi bashobora kuba bakuvuganira, kubera ko barabizi neza nyine, bafashe igihe cyo gutekereza. Umuntu uvuga ntatekereza, biragora cyane rwose ko wavuga ngo natekereze. Niyo mpamvu umutwe wawe cyangwa se mu bwonko bwawe utatekereza ibintu icyarimwe. Tekereza ikintu kimwe cyavaho ukaja ku kindi, ndetse kandi rero biba bibi cyane niba ibitekerezo byawe byuzuyemo urusaku. Abari urusaku nyine gusa, just urusaku, nta kindi kiba cyuzuyemo usibye urwo rusaku. Abantu bacecetse cyane rwose ni abantu badasanzwe cyane, kuko batuma ubyina umuziki, hanyuma uwo muziki ukibesha ko arimo urawucuranga, ariko mu by'ukuri atari wowe urimo urawucuranga, ahubwo hari abandi nyine barimo barawucuranga, ukawubyina n'uburyo wabishakamo, ariko wowe ukaba wumva neza ko uwo muziki ari uwawe wenyine. Abantu bacecetse uba usanga ari abantu bagenda badasakuza, badafite amarangamutima y'ikintu babona neza ko ntacyo kivuze, barakireka kandi bakagenda batavuze. Niwitegereza abo bantu bafite imiterere n'imitekerereze nk'iy'igihe. Buriya igihe nacyo niko kimeze, igihe nta marangamutima namba kigira. Uri umwana, uri uruhinja, urapfa. Uri umusaza, uri iki, waragize neza, waragize nabi, urapfa. Uko nguko rero niko igihe gitsinda ingamba z'abantu zitandukanye. Nanone abantu bacecetse niko nabo babigenza, bagatsinda ingamba abantu batabimenye. Wiganye strategy rero y'igihe mu gukoresha abantu n'ibintu, nabo bakabikoresha mu buzima bwabo busanzwe, kandi koko bikabafavoriza mu gihe cyabo cyose cyo kubaho. Nta muntu n'umwe uzabona byinshi cyane rwose nk'umuntu urimo uragenda gake, ariko yitegereza ibirimo biraba byose. Wa wundi urimo urirukanka mu mutwe y'ikizaba kirimo no kwirukanka nyine gusa. Bivuze neza ko message y'iki kiganiro yose, message nto cyane rwose kandi rikiriya, kwihangana n'uburinzi bwawe. Iki ni ikindi, guceceka n'imbaraga zikomeye cyane. Ntuzigera na rimwe reka amarangamutima kurwanya wowe ubwawe. Uzige gutandukanya ibibazo byawe ndetse n'iby'abandi. Nanone wige kwakira ibibazo byawe mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, ndetse no kubikemura uburyo bwawe. Ntuzigera na rimwe werekana intege nke zawe, ntuzigera na rimwe uryoherwa kuba umunyantege nke. Ujye upanga ibintu byawe mu mutuzo ukomeye cyane, ureke igihe kizerekana imbaraga zikomeye zawe. Isi ibesha abantu basakuza ko ari abantu rwose bibitangaza, ariko mu by'ukuri igihe ntago kizigera kibishurira kugusakuza habe namba. Rero nawe ujye ureka imbaraga zawe zibe umutuzo no gutekereza mu
gihe abandi barimo barabwijagura, barimo barasakuza, ntuzigere uha amahirwe umuntu uwo ari we wese yo kuba yakwagisesinga amahoro yawe wifitemo. Ujye wibuka neza ko uko uba umuntu uri unpredictable cyangwa se umuntu utazwi n'uwo ari we wese. Iki kiganiro rero cyitwa ubumenyi busendereye. Turabashimiye cyane ku mwanya wanyu, kandi dukomeje kubasaba ngo murebe munsi gatanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone, muhakore, muhabyonde, kore like ndetse mukore na share. Turabashimiye cyane, nshimiye cyane.